harya neke ni neke neke komisiyo y'amatora minisiteri y'abakozi badata n'umurimo mifotra buretse none se komisiyo y'amatora ndetse batanga diploma gasanga atanga umukandida abakora mu ngaga z'umwuga n'abandi bafatanyabikorwa bagaragaje ko ikibazo cyugarije benshi mu basoje amashuri yisumbuye ku murimo mu ngaga z'umwuga ariko ubu kuntu neke iri cyangwa uyisomye nabi ni heke ariko umuntu wayanditse yanditse neke ubwo niba dije ngo umuntu yatanze kandidatire basanga adafite itike muri ibyo by'imirimo usanga ibyo biga nk'uko babivuga izi nzego zose zibivuga ari ubumenyi budahuye n'ubukeneye ku isoko ry'umurimo ariko ngiye tukiri aho ngaho baravuga ibi ngibi bafata umwana w'umukobwa agafatira ku manota make tugende se tubihuze n'ibi reka tubihuze wowe urafata reka tubihuze reka bagababuze nze musubize komeza barafata umwana w'umukobwa bakamuha amanota agafatira ku manota make amutwara munoza kujya kwiga muri section sibyo manota make raporo muri boarding raporo y'umuhungu mwajya biracyahari nyine barangiza bajya mu kizamini iyo batanze itangazo ry'akazi mukajya gukora ikizamini ntabwo haba ari irenganya bararivuga ngo abakobwa muraza gufatira kuri aya manota mukora ikizamini mwese kandi ikizamini cyo cyatanzwe na hege urumva none mugiye batanze itangazo hano kuri Mama Gasabo muje gukora ikizamini wewe urareba umuntu amanota bashaka niba ari 80 ariyo bafata ari umuntu mushaka n'uwo uyafite ntabwo ari buzava ngo umukobwa araza kwa afite ayangaye ubwo sibyo ngibyo abaje kwibinda akana kuzana ibingi nusoza umbwira nashoje okay icyambere ugomba kumenya iyo batanga ibyumba ku boarding bashingira ku myanya yo kuryama icyo kirumvikana bamara kureba boarding bakira noneho abadesikora biga bataha bagashingira ku myanya y'ibyumba by'amashuri n'uburezi bwabo ko bwubatse so binjiye muri lycée de Kigali basanze dorotwari z'abahungu bararamo zirakira abana 300 iz'abakobwa harajyamo 400 none lise igomba yihaye abanyeshuri bavuga ko guhera ko ufite amanota 100 bamanuka baza kuri 80 n'iki noneho abahungu imyanya iri muri lise irangiye bafashwa 85 urumva noneho abakobwa nabo bageze kuri 85 nk'ibisanzwe nk'abandi ariko basanga hari ibindi byumba 6 bisigaye barafata n'uwa 80 n'uwa 71 mureke icyakabiri yatanze igitekerezo nyine ndimo ndamusobanurira n'abagabo araza gutanga ikindi ntacyo mukanya none hafawe irakira abana wenda amashuri yakira abana b'abakobwa yigisha abakobwa gusa ashobora kuba ruti seminari yakira abahungu gusa ahandi bahuriyemo nukuvuga ngo kugira ngo wemere ko umwana aryama ushingira ku buriri boarding nyine n'uburiri ibyo ntabwo byumvikana kweli mu mujyi wa Kigali wakoze neza gutanga urugero kuri lycée de Kigali kuri lycée de Kigali abantu benshi biga muri lycée de Kigali barataha kuko ntigira ibyumba byo kuryama ariko Scovia ako kantu bagabo yavuze kuba abahungu hari amanota bashyirirwaho ahanitse mu gutsinda se kugira ngo bemererwe kujya muri boarding boarding ntabwo bashyira ngo wemererwe no kuvuga ngo umuntu wese wabonye amanota 50 yego kugeza ubu yemerewe kujya muri boarding ahubwo noneho bajya gutanga imyanya bagahera kuba afite menshi urakoze rero aho ngaho niho utari kumva abagabo ari kukubwira reka umwe ukuntu bimeze niba abahungu abantu bemerewe kujya muri boarding bari buvuge bati wenda n'abantu bafite amanota nka 60 bose sibyo noneho akantu kabaye gasa nkaho kacanze abantu n'ukuntu abahungu babashyize kuri 61 n'ibice bingahe sinibuka abakobwa bakaza kuri 58 niba ibyumba byo kuryama wivuga ibyuma ntabwo ikibazo ari ibyumba koko reka mbanze mbabwire n'ubundi navuga ko ahantu hose hagomba kuba hari ibyumba bihagije buretse twumvikane buretse twumve ku cya boarding kuba umuntu yagiye ku boarding ntibisobanura ko yatsinze kanguha urugero muri prive umwana ufite amanota 60 baba bafite amafaranga ari bu boarding noneho muri leta boarding barabara imyanya kugira ngo hataza kubamo kubera bagatanga space yo kuryama ariyo boarding bashingiye ku manota ntabwo umwana wagiye kuryama nabahaye urugero nabahaye ni munsobanure reka tugusobanure neza uko ntibimeze reka gusobanura kugira ngo byumve neza uretse dukora imibare reka dukora urugero muri rusange abakobwa batsinze ni 50 sibyo abahungu batsinze
nabo ni ibihumbi 40. Urumva ko abakobwa barusha ibihumbi 10 ukurikije uko imibare isanzwe babaruta ubwinshi. Ibyumba byo kubodinga byabonetse by'abakobwa ni ibihumbi 40. komeza ko ngako ako karumvikana. Noneho ibyumba byabonetse byo kubodinga ku bahungu ni ibihumbi 30. Okay, reka ni ukuvuga ngo bari buryame ku bakobwa baraba benshi ugeranyije n'abahungu. Ibyo birumvikana nta kibazo mu bahungu ntabwo twashyiramo abakobwa. Izo ngero uvuga ntabwo zihuriye. Ngewe mfite umuntu wamaye amakuru araba ngo uzabivuge impamvu ari amanota bayaha abakobwa. Urumva kubivuze navuze wari we ndavuga ibyo yavuze. Merci beaucoup. Yaravuze impamvu abakobwa bahari amanota ngo nabanyantege nke ngo hari igihe ashobora kumara ya minsi bamara baje mu kare ka Ruhango umwana w'umuhungu ari huyiga. Urumva umwana w'umukobwa ari mu abatabashe urumva noneho bikarangira ya manota aza kumara nka mukavaringa ya minsi ataje mu ishuri. Ikintu bagabo yasobanura reba mu myaka ishize nuko bashobora kuba bari baragikuyeho mu buryo bure indirect. Baravugaga badereka ngwe nk'urugero niba umuntu yatsinze gutsinda kugira ngo dufate amanota avuga tuti umuntu agomba kuba afite 45 n'urugero sibyo. Noneho ku muhungu akaba ari ayo ngayo yifatizo umuhungu uri munsi ya 45 agataha iwabo cyagasibira. Noneho ku bakobwa ho hari ukuntu byazamukaga bikajya nko kuri 50. Ibyo bimaze imyaka myinshi birangiye. Nibyo ibi byagarutse mu isura yindi biri mu yindi hano icyo muburana muraburana boarding ntago murimo kuburana gutsinda. Nubundi gutsinda ni iki? None umuntu utagiye muri boarding ntago yatsinze ariko hari ukuntu wagiye muri wundi wagiye muri boarding ntiyaje. None uretse na secondaire mutararusha ubwonko murumva umuhungu akwiye kubona icumbi mbere y'umukobwa. Oya baretse mbahuruje. Oya baretse mbahuruje. Boarding ni hanyuma se wowe iyo wabyaye mu rugo rwawe umukozi wawe maternité baguha ihwanye n'ubaho umugabo. Please mbwira niba kuko niba ari privilege uvuga umugore ahabwa amezi 3 akujya amategeko umugabo akagerwa iminsi 5 for instance kutarayiburana. Reka mbanze mubwire no kutarayiburana umva haba yose ubaho wakajya mu mihango ujya mu mihango umva nkubwira iki so wabizanye aho ngaho muri kaminuza no muri kaminuza muri kaminuza hostel iyo hari imyanya hama yamo ngo muri kaminuza mwirwanaho mwese ko bimuri irenga yo irahari ryo iruhandi huye byarageze batangira kugabanya ibyumba by'abasore bakabafata abahungu bo no mu mageto bajyamo. Na leta yarabivuze ntabwo ifite iyo mibare y'ibyo byumba ibyo bintu none niba rishingirwaho usubuti muri kaminuza iyo bagiye gutanga imyanya muri kaminuza bagendera ku bitsina cyangwa bagendera ku manota bagenda ku manota iyo bajya gutanga amacumbi muri kaminuza kuba mu kigo n'ubundi muri kaminuza ni ibintu muri kaminuza unagenda ibintu bitatu urumva icyambere muri kaminuza babanza kugendera ku manota amanota wabonye icya kabiri bakareba ibyo wasabye sibyo fakirite wasabye sibyo hanyuma icya gatatu bakareba ninuza na iyo boarding itandukanye na burusi boarding itandukanye no gutsinda ni mutafasha gutandukanya nk'umuntu w'i Kigali bahaye lycée de Kigali sibyo si ikigo cya boarding none se abenshi muri lycée de Kigali biga babamo bitahira mu rugo bose abenshi barataha lycée de Kigali ushobora gusanga babamo nk'abanyeshuri. None se kankubaza ubwo umwana winjiye muri lycée iwabo batuye mu biryo akanga kubamo yatsinzwe agafata icyemezo cyo gutaha uwarataha n'ubundi ntabwo wamwemerera kubamo ntabwo bamubuza ntabwo babikwemerera uri w'i Kigali mama ya uri w'i Kigali ntushobora kubamo ntabwo bikunda birakunda. None se uwa Rwamagana ko bamuhaye ikigo cy'iruguru iwabo mu muhanda haruguru y'iwabo ku muhanda yambuka umuhanda ariko oya ziriya kwa bapadiri ariko kubera ko iwabo bahaturiye kandi kubodinga bisaba amafaranga menshi mu byo akajya mu gatazajya yigataha. Ubwo icyabaye n'iki ukurikiyeho wari wasigaye kuko yabuze icyumba cyo kuraramo arinjira. Wenda nshobora kuba ntarimo gutanga ingero nziza nk'izo ubuyobozi bwatanga ariko ndatekereza ko boarding itandukanye no gutsinda. Ariko bagiye gutanga boarding muri bukigiye bavugaga ngo umwana yabonye 30 yujuje wasangaga abana nka 600 bose bari muri 30 noneho byo bakavate ko n'uwangiye yabonye 30 mwamwimye muti kigo
kandi ariko bajyamo entano cyangwa imbere bagasanga uri mu cyiciro cy'abatsinze babaye aba mbere ariko nyine ufite 78 undi afite 79. iki kintu urabona kiri guterwa n'ubuke bw'ibyumba ntabwo ari ubuke bw'ibyumba rwose, ntabwo ari ubuke bw'ibyumba. Icyambere ibyumba by'amashuri ku ishuri iby'abahungu ntibashobora kubishyiramo abakobwa, iby'abakobwa ntibabishyiramo abahungu. Erega natanze urugero kuri lise hasigaye ibyumba by'abahungu kuko bafatiye kuri 61 abahungu babonye 50 babuzwa kujya muri lise hari ibyumba biremwe. ese bakongere n'ibyo byumba by'abahungu bose bakagirayo rimwe kongera ibyumba hano arahita haza ivangura rishingiye ku gitsina cyane rwose. Uyu ni kukuri ibyo nyine discrimination positive iremewe iremewe gufata ibyemezo icyo washingiraho cyose bifite ikibazo bikemura. Wese bigutwaye bijya gukemura iki kibazo ubundi bigutwaye iki nyine problematique ni kuko nta byigeze binkora nyine biteye iki kibazo. Umwana wabonye ngaya umukobwa undi umuhungu akabona ari wagize ukabigenza kuri hano mubanze amanota ku 100 ndagira ngo mubanze musome hariya birasobanura rwose abakandida batsinze ikizamini cya leta. Ubuse ko mutarabona ko hariho za fawe ngo mushyiraho na fawe z'abahungu ko mutarabiburana dufite amaseminari sikobe abantu bareka bazabigenza nko muri kaminuza kuko impamvu njye mbishingiraho ndavuga ngo iyo batanze itangazo ry'akazi umuntu akapurayinga umuntu ushaka bagakora ikizamini bashaka abantu 3 cyangwa 2 bareba amanota ntabwo bavuga ngo uyu ni umukobwa cyangwa ni umuhungu. Urumva? Aha reka tujye ku yindi nkuru gusa. Heke yo iravuga ko ibyo twiga muri kaminuza bitajyanye n'ibyo isoko ry'umurimo rikeneye. Ese isoko ririye ko nari kubaje nawe nturimbwira wenda Heke niri burisobanure hangize mu oya twiga ibintu byo mu biro n'ibintu byumvikana ariko siyo yabizanye mu nyaganyigisho zabo ariko icyo wajya kwigisha ugatwara inyaganyigisho yawe. icyo Heke ivuga muri statistique ishobora kureba igasanga abantu bize social science cyangwa se iki niki igasanga abimaze gusohoka n'imyanya ihari bakavuga bati abantu bize ibisosi muri kaminuza babaye benshi none se yazabikureho Heke none se nibyo bari ikibazo babikureho rero byose ntabwo babikuraho bashobora kuvuga bati reka tugabanye niba twatanga imyanya na gutya twakira abantu 1000 twongeye twakira 100 ni balance baza n'abandi bagenda basaza bagira gute bakabisubizaho. Reka nongere n'iki nacyo nyifasheho bagabo kuvuga ngo dutanga urugero nk'abantu bize siporo muri kaminuza yo kuzajya kwigisha abanyeshuri. Ikigo gikenera umuntu umwe kandi buri mwaka baretse iyo faculty kinjiramo abantu 1000 mu myaka 5 haraba hari abaruta ibigo by'amashuri abasabu kugira ngo umuntu ave mu kazi ararenza imyaka 65 abize nyuma y'uwo barajyaye. Icyo Heke ikora niki shobora kuvuga iti iyo faculty nituyikuraho ariko ntijye yakira abantu barenze 2000. Siporo ari abanyeshuri gusa siporo bagabo no makipe n'urugero ariko iyo reka dufata hari ukuntu wumva ibintu tukabyumvikana ubundi ukongera ukamba none se kamwe ntabwo muvanze yaravuze Scovia ngo niba ngo ku kigo bakeneye n'undi abantu babize uyize rero mwanya ngo twiga muri biro gusa ntabwo wiga muri biro. Uretse nkubaze kankwereke nonaha abantu bize siporo batagiye ku bigo by'amashuri bayikoresha hehandi kwigisha utudemi twa academy mu mufite bungahe burahari nuko mufite bungahe bushinga none se hano ntabwo barimo gushaka abashoramari barimo bashaka bajya gukora ku bashoramari niba rero nta washinze business muri sport muri aba bize siporo biravuze ngo uwo leta nishyiraho iryo somo ikaryigisha abantu basohoka badafite aho bajya gukora ni ikibazo ni ugushuka abana b'igihugu. Niyo mpamvu bagabanya umubare barajya mu buzunguzayi usanga biteza ikibazo mutangira mu wa mbere mukaba rimwe ba nyuma ndabizi iyo faculty mukazarangiza igenda gutyo ngewe ngiye kureba mbona Heke yaratinze gukora iki kintu yari kwiye kujya balansinga urumva kuri faculty zose haba amategeko no muri prive no muri université prive ikabirebaho kuko amafaranga atangwa mu burezi bw'abantu bwenda badakenewe ku isoko ryacu imbere mu gihugu nuko bajya ku isoko ryo hanze na ekonomi y'igihugu ibisa nk'ipfa ubusa. Hari resource nyinshi ziba zipfa bagomba kugenda bakabwira kaminuza runaka bati mwe muhagaritse ino ntuze mureka kubeshya abantu
kuko iyo umuntu arimo kukwigisha muri kaminuza abakwereka iyo wiga economy cyangwa se finance ukuntu banki zigutegereje abakwereka ukuntu muri Minecofin harimo umwanya ngo uzasohoka zigusamira mu kirere urumva wagera hanze ugasanga ahubwo n'isi gusamiye mu kirere ukinaga sibyo buriya nimba babeshya n'abarezi barabeshya kuba Imana yo mu ijuru urumva abantu babeshya bagiye kubishyuza bati ibintu mwatubeshya so heke nihaguruke ikintu heke buri mwaka igikora balance ariko yo na statistique muri segonderi za section segonderi ntago ishinzwe heke ntishinzwe segonderi nozo kunaza muri kaminuza kiye ubwo inzego reka rero nkwereke kugira ngo wumve neza icyo heke yakoze muri kaminuza wanze za reb umva nandeze kaminuza segonderi kugira ngo uretse mbere yuko ubwica mbere yuko wumva icyo heke yavuze banza wibuke uko minisitiri yavuze impamvu abantu bize ibintu bimwe kugira ngo nibagera muri kaminuza biga imibare biga ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa ibintu by'ibanze ku buryo najya muri kaminuza guhitamo bitamugora kuko yaje yiziritse ku cyongereza n'igifaransa yahagera agasanga kwiga indimi ntibigifite akazi ku isoko kandi heke irimo ivuga iti nubwo ugiye kubyiga nta kazi gahari kuko ariko nta mahitamo ukabyirohamo ariko niba yazamutse yafashe bya bindi ugomba guhuza porogaramu ya minisiteri y'uburezi yavuze muri segonderi ukayihuza n'icyo heke yakoze nibwo uri bubone ko gishoboka naho nufata kimwe ukwacyo urumva buri umwe yabyishe ntabwo ari kimwe impamvu mbivuga no kujya subira muri segonderi umwana wo muri segonderi akajya kwiga nk'abantu bagiye kwiga imibare wenda n'amasayansi n'urugero narangiza najya muri kaminuza usanga bamushyize mu mategeko uretse gato hari uwo mwana wagiye kwiga iki uwize siyanse n'imibare minisiteri y'uburezi yavuze ko imwongeraho ko agomba kwiga n'indimi ibyo ni ibisanzwe noneho naza ntabwo ari ibisanzwe yatwigaga nk'udusomo dusanzwe yatwigaga nk'utuntu ariko ubu noneho hagiye kubizamukana mu cyumweru nk'ibindi byose noneho nagera muri ya kaminuza wavuga gutyo nibasanga imibare na siyanse ku isoko bitagifite akazi bamushyire mu mategeko nk'uko bivuga kandi umunyamategeko biramusaba ko aba yumva indimi zirenze rumwe agereranya amategeko yize yo muri Afurika n'ahandi ku isi usanga za ndimi yigaga azi ko atari zo azakurikira ariko ageze muri kaminuza asanga amategeko niyo afite isoko rero minisiteri y'uburezi izamukanye na heke nk'uko babivuga ubyumvishe neza wasanga ari bwo buryo naho ntakubeshye abantu bose dufite banki zingahe uyu munsi abakozi bo muri banki mu myaka iza baraza kugabanyuka kubera iki ukuvuga ngo yewe nshobora kumara umwaka ntageze kuri banki utageze kuri gishe ntageze kuri gishe kubera iki amafaranga nabonye umuntu kurimo marayanshyiriraho nyabitse ubwo umukozi wabaga kuri gishe wa undi wigaga hano muri SF baca ibintu avuga ngo araje ntabwo ndihure nawe uzi icyo ari bukore araza aba umwagenti naza nanone asanga bamwirukane mu mutaka naza rero akaza ku muhanda kuba umwagenti agasanga umuzunguzayi yahamaze igihe yarametirije arabura iseta we nk'umuntu wize rero yarazi ko azajya yambara agakweto kagenda akavuga ngo umuzunguzayi wa ntuza baramuhamagara muri downtown akamanuka bati komisiyari akazamuka nzanira umbikira amafaranga akitiza umutaka uwo ntabwo abishoboye kuvuga ngo rero bakwiye kureba abiga abarimo kujya muri SFB bakwiye kuba bangana kuriya banke dufite mu Rwanda